ufite nyogokuru wawe afite ikibazo cy'umuvuduko, uyu muti ntacyo uzamutwara. Afite diyabete, uyu muti ntacyo uzamutwara. Ufite mama afite izo ndwara ni muzehe se, uyu muti ntacyo uzamutwara. Ntuzirushye umbaza ngo none se umuntu ufite diyabete yawukoresha cyane rwose, nese umuntu ufite umuvuduko nawe yawunywa, ahubwo arawukeneye cyane. Icyo akora, niba ufite guti ntuzawukoresha, kubera yuko igisura kigira proteine nyinshi. Ntabwo ari byiza yuko umuntu urwaye gute akoresha igisura. Ndagushuje mwene data mushiki wanjye, wowe dukunze kubana muri ibi biganiro bya Muganga Kayitare, cyangwa se wenda nubwo waba ari bwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, nawe nkwifurije amahoro y'Imana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Ndizera ko mumeze neza, kandi namwe abarwaye mufite ibibababaza, byaba iby'indwara z'umubiri cyangwa se ibindi bibabahangayikishije, cyangwa se hakaba hari ibitagenda neza, turizera ko Imana izabigenza neza. Icyo tubasabira ni ugukomera no kwihangana. Uyu munsi rero tugarutse imbere ya kamera kugira ngo nanone tuganire. Nk'uko nkunda kubigarukaho, Muganga Kayitare ntabwo umugambi we ari ukubwira abantu ngo dore nimuze murebe umuganga w'igitangaza, cyangwa se ngo nimureke kujya kwa muganga twabonye imiti iruta iyindi. Oya, ahubwo ni inama dushaka kubaha tubakundisha ibyaremwe, kuko twamenye ko mu mbaraga z'Imana zikiza akenshi zikorera no mu byaremwe. Mu byaremwe harimo imbaraga tudashobora kwiyumvisha uyu munsi wa none, ariko tuzamenya byose nk'uko Imana irimo kugenda izingura bike bike, iduhishuriraho bike bike. Ibyaremwe bigukikije ni imiti, kandi imiti itangaje cyane. Umunsi umwe nari ndimo mbwira umuntu uburyo ibyaremwe bikiza umuntu indwara binatewe iruhande rw'ahatuye gusa, atabiriye atabinyoye, kuba bihari gusa ni umuti. None se bite noneho iyo umenye umumaro wa bimwe muri byo ukaba ushobora no kubinywa cyangwa se kubirya? Niba kubitera iruhande rwawe ubwabyo, niba kuryama aho biri, kuhicara, kuharara, kuhakorera, bifite icyo bihindura ku buzima bwawe, bite noneho iyo umenye yuko hari imbaraga ibirimo ubinyoye cyangwa ubiriye? Mu murimo wa Yesu ari ku isi, nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya 9:35, havuga ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Yibandaga ku bintu bitatu mu murimo we. Uwa mbere ni ukwigisha, uwa kabiri ni ukubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, uwa gatatu ni ugukiza indwara n'intege nke zose. Twizera ko mu butumwa bwa marayika wa gatatu uyu murimo udashobora gusigara. Ntago wasigara inyuma, kuko Imana irifuza abantu bafite amagara mazima, ariko banagerageje n'amasezerano yayo ku buryo cy'imbaraga zayo zikoreye mu byaremwe. Uyu mwanya rero ngiye kuganira na bantu barwaye indwara zo kuribwa umugongo no kubabara amavi. Reka ikiganiro tukite ngo umuti wo kubabara amavi no kuribwa umugongo. Ariko nta nubwo ari amavi gusa, n'ingingo. Ushobora kuribwa mu ngingo, ushobora kubuhekenywa, rimwe na rimwe bishobora guterwa n'indwara twita rheumatoid arthritis cyangwa se osteoarthritis. Ushobora kuba ufite izindi ndwara nka osteoporosis, ushobora kuba ufite n'izindi ndwara, ariko amavi ababara, umugongo ubabara, mu ngingo hababara, mu bujana hababara, mu bugombambari hababara, umubiri wawe utonekara, guhaguruka reka da, urajya kwicara ugahekenywa, ibintu biraturagurika ugiye guhaguruka. Niba ufite icyo kibazo,
dore umuti nifuza kukurangira, ugende uwugerageze wizeye imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe, uzampamagara umbwire. Niba ari uko bimeze, ukaba uzi umuntu ubabaye atyo cyangwa nawe ubabara muri ubwo buryo, genda ushaka igisura. Reka mbabwire, igisura ni umuti ukomeye cyane. Nigeze nyigishaho ku yindi cano. Icyo gisura ndagira ngo mumenyeshe ko ari umuti ukomeye cyane. Ariko rero hari abantu buriya bataranagikoreshaho gusa bagitinya ngo njya numva ngo kirababana. Igisura ni cyiza cyane. Reka nkubaze, wari uzi neza yuko igisura gishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi kandi kikavura indwara nyinshi? Reka tuvuge iyi ngiyi yonyine kuko niyo twari turiho. Niba bishoboka ko wabona ifu y'igisura uyiteguriye mu buhanga bwawe, cyangwa ukaba wayigura, reka tuba ariyo duhitamo gukoresha. Iyi fu y'igisura igomba kuba yaranitswe ahantu hatagira izuba ryinshi kugira ngo idashiramo icyo twita chlorophylle n'izindi ntungamubiri nyinshi, kuko izuba rirazikamura. Niba waracyanitse ahantu heza cyangwa umuntu ugicuruza ukaba umwizeye atari bamwishakira inda mu biki gihe, gura igisura wizeye kandi kiba ari gishya, atari cya gisura cyabitswe ahantu hakonje cyifashe ibibumbe. Oya, kiba igisura cyiza. Hanyuma nshakira ifu ya turmeric, ikinzari cya kinyarwanda, ikinzari cyacu cya kindi cy'umwimerere kifite ibintu by'ibijumba byenda kumera nka tangawizi. Shaka ifu yacyo, turmeric. Numara kubona ikinzari ukaba ubonye igisura, ubonye umuti. Ndajya ngo nkubwire ngo niba hari umuti ngiye kukurangira uzakoresha ugahimbaza Imana, n'uyu muti. Ufite nyogokuru wawe afite ikibazo cy'umuvuduko, uyu muti ntacyo uzamutwara. Afite diyabete, uyu muti ntacyo uzamutwara. Ufite mama afite izo ndwara ni muzehe se, uyu muti ntacyo uzamutwara. Ntuzirushye umbaza ngo none se umuntu ufite diyabete yawukoresha cyane rwose, nese umuntu ufite umuvuduko nawe yawunywa, ahubwo arawukeneye cyane. Icyakora niba ufite guti ntuzawukoresha, kubera yuko igisura kigira proteine nyinshi. Ntago ari byiza yuko umuntu urwaye gute akoresha igisura, kubera yuko kigira proteine nyinshi. Dore ikintu rero ugiye kunkorera, genda ufate ikiyiko kimwe cy'igisura ifu, fata n'ifu y'ikiyiko cya turmeric, bicanire muri litiro y'amazi bibire. Nibimara kubira, biyungurure inshuro nk'ebyiri, uwo muti ushyire mu ijage. Ku mugoroba nurangiza uwubike upfundikiye. Mu gitondo zunguza ijage yawe unyweho akarahure kamwe, wongere ku manywa akandi kamwe, wongere akandi ku mugoroba, hanyuma uteke undi nanone, urare uwuyunguruye. Ejo bukeye wongere unyweho uturahure 3. Ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu muti nuwunywa iminsi 10 uzashima Imana cyane. Ushobora no kuwunywa iminsi 10 ukazongera hashize ukwezi indi minsi 10, ukazongera hashize ukwezi indi minsi 10, kire yawe ikaba ari amezi 3, ariko buri kwezi uwunywa mu minsi 10 gatatu ku munsi, n'uturahure 3 ku munsi. Imana yagaragaje imbaraga zikomeye muri uyu muti binyuze mu bushakashatsi, binyuze no muri experience y'ibyo tunyuzemo tuvura. Nababwiye ko ubu nujuje imyaka 20 nkora umurimo w'ubuvuzi bukoresha ibyaremwe. Ngiye mpura n'abarwayi benshi, ngiye mu maseminari menshi, ngiye mu mahugurwa atandukanye, nafashe amasomo anyuranye ahantu hatandukanye, byose bihuriza hamwe. Mbona ko imbaraga y'Imana ivura ikorera koko mu byaremwe. Rero genda ukoresha uwo muti, Uwiteka nagufasha ukawubona, uzawukoreshe neza nkuko tuwukubwiye.
ntuzabinyuranye. Imana nizeye ko izagukiza kandi nawe uzawunywe ufite kwizera. Uwiteka aguhire, akurebe neza, akurinde, aguha amahoro mu izina rya Yesu.